Hello my people, mbaikaze kuri Raila Uzishombi Furiji n'ihirwe Imana ihumugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane, mwe mwako subscribe, ndabakunda cyane, mwe mukora like, share ndetse na comment. Namwe mushyigikira, Imana nibaha umugisha mu byo mukora byose. Uyu munsi turakoremeje muri za gahunda zacu z'ibiganiro nkuko nayo basezeranyije. Hari abantu bambajije iki kibazo, reka ngisubize kuko bambajije iki kibazo ari benshi. Reka nsubirize hamwe. Abantu benshi barambajije bati ese kubera iki dufite kiriya kimenyetso cy'igice cy'ukwezi mu kiganza ndetse n'igice cy'ukwezi mu rwara, hari n'abagifite mu nzara zose. Ati ni ukubera iki ibintu byose wavuze wagira ngo ni ubuhanuzi bwacu waduhanuriraga atari ko ibyacu cyangwa se ibyiza bikaba bidasohora cyangwa se tukaba tubibona. Ku munsi w'ejo nabagejejeho ikiganiro cy'imyaka umuntu ageraho noneho ibintu bye bigasobanuka bigafunguka. Ariko my dear, ubu buzima ni urugamba, ubu buzima ni intambara, ni ukurwana kugeza ugeze ku ntsinzi. Hari ibintu rero abantu muteye gutya, mufite ibimenyetso by'igice cy'ukwezi, mufite kwitondera, ari byo ngiye kugenda mbagezaho. Ariko reka uyu munsi turebere hamwe ibintu ukwiye kwitondera ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina kuri abo bantu bafite ikimenyetso cy'igice cy'ukwezi. Iyi si ni urugamba kandi buri wese aba afite ahantu afite intege nke. By'umwihariko rero aba bantu bafite iki kimenyetso cy'igice cy'ukwezi haba mu kiganza cyangwa se mu nzara zabo, baba bafite intege nke ku bintu bijyanye n'iki kintu cy'imibonano mpuzabitsina. Ati intege nke zabo rero zigaragarira hehe? Ese bigenda gute? Hari ibintu rero ufite kwitondera bishobora kuba byazimya inyenyeri yawe cyangwa se bikaba byagukerereza mu rugendo rwo kugera ku hazaza hawe cyangwa se ku byiza ugomba kugeraho. Bana nanjye muri iki kiganiro, nimba uhingukiye kuri iki kiganiro ukumva ni wowe mvuze cyangwa se ibyawe ni wowe mvuze, kora subscription nimba ntacyo bigutwaye. Nimba nabwo ubaye interested, nabwo kora subscription, ubane natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndabizi neza ko utazicuza nubana natwe muri ibi biganiro. Uzahakura ubumenyi bwinshi ndetse kandi uzabona ko utahombye. Reka twinjirane mu kiganiro cyacu turebere hamwe ibintu ukwiye kwitondera ndetse ukwiye no kugendera kure cyane muri uru rugendo rwawe mu gihe ufite ibi bimenyetso by'igice cy'ukwezi. Nababwiye ko abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza baba ari abantu batoranijwe n'Imana cyangwa se batoranijwe n'isanzure, kubera ko hari mission runaka cyangwa se hari mission runaka bagomba gukora hano ku isi. Narabisobanuye mu biganiro byose bigiye bitandukanye. Msobanura ukuntu aba bantu bafasha abandi bantu mu kuri bobo bameze nkaho bisize, bameze nkaho batirebaho ariko bakareba ku bandi bantu. Niko rero bigenda. Nimba uzi ko uteye muri ubu buryo, nimba uzi ko uteye umeze gutya, uri umuntu narakuvuze muri iki kiganiro ukabona ibintu byose navuze ni wowe, bana nanjye muri iki kiganiro kugeza ku mpere zacyo, umenye ibintu ugiye kwitondera. Ndetse abantu benshi bambajije, ari nacyo ngiye gukomozaho nsubiza, bati ese kubera iki twebwe tutabona umugisha, kubera iki bitagenda gutya? Nkuko nari nabasezeranyije ko ikiganiro gikurikira icyejo ndi bubabwire ibiryo bishobora kugukereza cyangwa se kukudindiza mu bijyanye no mu buryo bw'umwuka, bikaba byakwicira umugisha ndetse bikanaboroka umugisha wawe. Mbonye ko iki ngiki aricyo cyihutirwa, sinzi ubwo uko byaje. Iki kiganiro mbonye aricyo cyihutirwa nkwiye guterekaho kugira ngo mubashe kuba mwakibona. Ikiganiro kiri bukurikire nta kibazo cyo ndabashyiraho ibiryo bibujijwe ndetse n'ibyo ukwiye kuba warya bishobora kuba byagufasha kuzamura inyenyeri yawe cyangwa se kuzamura mu buryo bw'umwuka. Abantu benshi rero murabizi yuko imibonano mpuzabitsina ni igice kimwe kigize ubuzima tubamo. Nk'uko usanga turya, tunywa, tukaryama, tugasinzira, ni nako n'igice cy'imibonano mpuzabitsina ari ikintu kigize kimwe mu buzima tubamo. Kubera yuko akenshi uzasanga hari n'abantu usanga babaho muri ubu buzima kenshi gashoboka kuruta ibyo bindi mvuze. Niyo mpamvu nkeka ko aricyo nihutiye, kuko iki kintu ni nacyo kintu cyangiza ibintu byose mu buzima bwa muntu abantu batari bazi. Ibi bintu ngiye kuvuga ubice akarongo, ubiceho akakoni, ubyitondere kubera yuko birihutirwa cyane. Hano rero mu bintu bijyanye n'iki kintu cy'imibonano mpuzabitsina, ni naho umwanzi agutegera akakwambura ibyakabaye ibyawe, akakuriganya,
aha niho abantu benshi bariganyirizwa ariko ntimubimenye. Ukaba wari ugiye kugera ku bintu, ukaba wari ugiye kudepoza ahantu neza byanarangiye ubona ari we bari buze gufata, ukabona hari kontra wari ugiye gusinya byarangiye ubona nawe ugiye gufata, ugaca ahantu ngo ni celebration, kuko hari abantu bakunda guserebura mbere y'igihe. Iki nacyo ndaza kukivuga. Ugaca ahantu ngo reka ngo njye gusereburana n'umukunzi wanjye, mukaba mwifashe neza muri yaka, ibintu byawe bikangirika ntumenye, ukagira ngo ni nk'umuriro wari ucanye bamenyemo amazi. Ibi bintu rero mu byitondere ngiye kuvuga kuko ni ingenzi cyane. Nguhaye ikaze nanone, nimba utarakora subscription kanda ku mukara, kandi nabwo nimba ibyo ngiye kuvuga bikureba cyangwa se ubona uri interesse cyangwa se ushishikajwe no kumenya ibyo ari byo, kora subscription hanyuma tubane muri iki kiganiro. Ikintu cya mbere ukwiye kwitondera ni ukuryamana n'umuntu utaremewe. Kuryamana n'umuntu utaremewe ndi kuvuga hano ni nk'abantu bakora icyo nita ubusambanyi. Ugasanga uri kuryamana na girlfriend wawe, mukuri nta nubwo Imana iraprove icyo kintu, ntiraguhuza nawe. Birashoboka ko mukiri muri dating ariko nyamara si we Imana yakugeneye, ariko ukirirwa uryamana nawe cyangwa se ukaryamana n'abandi bantu gusa kuko ngo wumva ngo bikeneye, kuko wumva ngo bishaka. Iki kintu cyangiza imigisha y'abantu, ntabwo mukizi. Kubera yuko iki kintu uragisobanura umuntu uzayashize, nababwiye ko kuryamana hagati y'abantu babiri, noneho amplis imibonano mpuzabitsina idakingiye, imibiri yanyu biri guhura. Nimvuga imibiri yanyu, abantu abascientifique muri tamunanyumva cyane, burya niyo bagiye gupima ko abantu baryamanye, bashobora gupima umuntu bakabona uturemangingo twa mugenzi we twamusigayemo. Ushobora kubeshyira umuntu ngo twaryamanye, bajya gupima bakabona uturemangingo tukurimo sitwo tw'uwo muntu uri kuvuga ko mwaryamanye. Bisobanura ngo nimba n'ibyuma by'abascientifique cyangwa se ibyuma bya science cyangwa se bishobora kugaragaza umuntu mwaryamanye bitakwibeshya ku wundi muntu, urumva icyo kintu kiba cyabaye, haba habayeho nimba n'imibiri ubwabyo hari ibisigara bimenyetso, nimba ariko nabyita biba byasigaye muri wowe. Ibaze noneho mu buryo bw'umwuka ibintu biba byakozwe, uburyo biba bingana. Nabasobanuriye yuko ibintu bijyanye no kuryamana cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu babiri muba mumeze nk'abari guhererekanya imbaraga. Iyo ari ibyiza byawe urabitanga, n'ibibi byawe ukabitanga. Iyo ari ibyiza by'undi muntu muri kumwe arabiguha, n'ibibi byiza by'umuntu mwaryamanye nabyo akabiguha. Niyo mpamvu nababwiye ngo mujye mwitondera abantu muryamana nabo, ukahangana naho abantu benshi babatwarira inyenyeri zabo. Umuntu ashobora kuza kuryamana nawe atari uko agukunze pe, akanagusipendingaho ibya mirenge, ukavuga ati yaya uyu muntu arankunda kubera ibintu aguhaye, ati uyu muntu arankunda, ukagira ngo kuba guhaye byinshi cyangwa se ibya mirenge nuko yagukunze. My dear, abazi icyo aguze. Hari abantu babikora muri ubu buryo, aricyo ndibuze gusoreza kumera y'ikiganiro. Ndashaka ngo ubane nanjye umenye nimba hari n'ibyakubayeho, hari n'umuntu batwaye inyenyeri yawe biciye muri iyi nzira, umenye uko wayigaruza, wayistoringa cyangwa se wayigaruza. Narindi kuvuga ngo rero ujye witondera kuryamana n'umuntu utarakuremewe. Ngira ngo no muri za message njya mbaha hari aho bijya bigera nkababwira ngo nimba uri gukora cleansing cyangwa se nimba urimo wibatura wibohora, ukora za message nababwiye, irinde kuryamana n'umuntu wari wese nubwo waba mwarashakanye. Aha harimo exception. Ni ukuvuga ngo ni cya kindi nyine ndi gukomeza kugarukaho, umuntu muryamanye muba muri guhererekanya imbaraga. Ni ukuvuga ngo ibyiza byawe arabikwiba. Rero hari abahanga akwiba ibyiza gusa ibibi byawe akabikurekera, ahubwo akakurekera akagusigamo ibibi bye, ibyawe byose akabitwara, akakwiba, akakunyaga. Iki kintu rero nimba uzi ko ufite iki kimenyetso cy'igice cy'ukwezi mu kiganza, itondere umuntu muryamana nawe. Nimba uzi ko uyu muntu atakuremewe, please stay away. Ikintu cya kabiri, irinde kureba filime z'urukoza soni. Hari abantu bavuga ngo none se ngo filime z'urukoza soni bumva gusa ngo ni icyaha gutyo gusa. Nyuma y'uko kureba filime z'urukoza soni ari icyaha mu maso y'Imana, no mu buryo bw'umwuka hari umudayimoni winjirira muri icyo kintu akakunyaga cyangwa se akakuriganya, ukabona wari umeze nk'ugiye kugera ku mugisha wawe neza, wawushyikiriye pe. Hari ahantu wari gukora business wageze kuri peak cyangwa se ku gasongero ka business yawe, wageze ku ntuza
umeze nk'ugiye gushikira umugisha wawe, ariko mu buryo butunguranye ukabona ibintu bise bisenyuka wagira ngo ni nk'umuriro bamenyemo amazi wari urimo uraka. Ibi bintu ntabwo biba bije gutyo gusa. Ibintu byo kureba filime z'urukozasoni cyangwa se ifilime twita ngo filime z'abantu bakuru, zo harimo imbaraga mbi cyane ziriganyizamo abantu imigisha yabo mu buryo mutazi, kuko Satani ubu ngubu yize amayeri akoresha yo kuba yatwara imigisha y'abantu agendeye muri ubu buryo. Hari ikintu cya mbere ukwiye kumenya hano, nyuma yo kuba ukoze icyaha byonyine na Satani ararekarama, kandi Imana muzi yuko ni Imana ikiranuka muri byose. Uko dusaba Imana tuyisaba ngo iduhe, nako na Satani arasaba. Hano hari umuntu ugiye kumpakanya ambwire ngo uri umupagani, ngo Satani ngo my dear, Imana nimba tuyita ikiranuka muri byose, ibigomba gukiranuka ku biremwa byayo byose yiremeye. Twe turi biremwa byayo nk'abantu, wikumva ko dufite ububasha n'ubushobozi ibindi biremwa. Oya, yego Imana hari icyo yaduhaye kirengeje, ariko wumve ngo uko tuyisaba ikaduha, ni nako n'ibindi biremwa bisaba ikabiha. None se tugiye muri Bibiliya, ntabwo Satani yasabye Yobu, yari n'umukiranutsi ku Mana, yari umuntu w'Imana cyane. Imana ikamubwira ati genda utware imitungo ye n'ibye byose n'abana be. Satani agira akarimi karyoshye, karyohera, azi no gusaba kuruta uko dusaba, ku buryo agenda akagusabiriza neza bikarangira Imana ikubwiye ngo sawa twara. Mu buryo bw'uko Imana ibigira ngo irebe muri temptation cyangwa se mwigeragezo, kugira ngo Imana irebe kwizera kwawe n'ibindi, ariko still ubigendeyemo kuko wahaye urwuho Satani ko agusabiriza. Naho mpamvu n'ujya unasenga isengesho, jya usenga usaba Imana ngo Mana unyimane. Abantu benshi ntabwo isengesho bajya barimenya, nta nubwo bajya bariha agaciro, ariko jya usenga usaba Imana yuko Satani yakwimana, kuko dufite ibintu byinshi bibi pe dukora ku isi bihereza uburenganzira Satani kujya ku Mana akadusabiriza kandi akaba yaduhabwa. Niyo mpamvu wicuza ibyaha byawe kandi usaba Imana yuko yakwimana, kuko Imana yagusezeranyije ko itazagutanga cyangwa itazaguhana. Ntabwo Satani nubwo yagusabiriza akagihumbi yagutanga, kubera yuko Imana ni Imana ikiranuka muri byose. Ikintu cya gatatu rero, wikoresha imibonano mpuzabitsina mu buryo bwo kwivura akababaro. Hano ndatanga urugero, ugasanga washwanye na sheri wawe, cyangwa se umugore mwatonganye mu rugo, cyangwa se umugabo mwatonganye mu rugo, cyangwa se yanakwimye, ukamikoresha muri ubwo buryo, yakwimye, ukavuga ngo mu buryo bwo kugira ngo nivure umubabaro mfite muri jye, reka njye ku ruhande njye gushaka indaya, cyangwa se nshaka undi muntu dusambana. My dear, isosi yawe uyimennyemo inshishi. Ni amakosa, reka mbisubiremo, ni amakosa gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo wivure umubabaro. Umubabaro turabizi ko Imana ari ishobora byose. Wikoresha umubiri wawe kungira ku Mana, yinginge, yitakambire, uyisabe yuko ibintu biri kukugerageza cyangwa se ibintu byakubabaje ikurinde yuko bikubabaza. Kuko hari umuntu wasenze isengesho ryiza muri Bibiliya, simwibuka, mu mwandike muri comment section abamwibuka, yaranze aravuza ngo icyamukampa umugisha ndetse ukandinda ibibi byeye kumbabaza. Uriya muntu yarazi neza yuko ntabwo ari busaba Imana ngo ikureho ibibi, kuko ibibi mu buzima bwacu bigomba kubaho, ni part y'ubuzima bwacu, tugomba guca mu byiza ariko n'ibibi tukabicamo. We rero nk'umunyabwenge yabonye ko ntaho yabihungira ibibi, yisabira Imana ko yamurinda, yamuha protection y'umutima, ko bya bibi bitamubabaza. Kuko kandi murabizi yuko hari igihe umuntu agera mu kigeragezo cyangwa se akagera mu kintu kibi kikamubaho, abantu bakabona arakomeye, abantu bakabona nta kibazo afite, ahubwo abandi bantu bakaba ari bo bibaza ngo uriya muntu ateye gutyo kuko Imana yamushoboje kwihangana ndetse no kutumva uburibwe bwa cya kibi cyabaye. Abandi bantu bakaba ari bo bababara mu ntuza mu buryo bwawe, kubera ko wowe wabashije kwihangana, kuko Imana uburinzi bwayo n'umwuka wayo uri kukurinda ko cya kintu kikubabaza. Rero ni amakosa kugenda ukajya gukora imibonano mpuzabitsina ngo kugira ngo ugire gute, ngo ubashe kuba wagira gute, ngo wakira uburibwe bwawe. Ese kubera iki wumva yuko wajya kuvira amaraso ku bitugu by'umuntu utigize ugukata cyangwa se ku muntu utagukomerekeje? Nshatse kuvuga hano, kubera iki wumva ko uburibwe bwawe n'umubabaro wawe
cyangwa se ubwo buribwe n'ako gahinda n'uwo mubabaro wajya kubimarira kundi muntu utabigizemo uruhare. Mukuru na mugambani ugambaniye roho ye, wowe ibintu muri gukorana uri kubikora nka vengeance cyangwa se nko kugira ngo wivure, ntabwo ari uko umukunze. Kandi mwibuke yuko karuma hano nawe bigomba kumuha ubutabera. Muri iki gikorwa wikururiye umuvumo ndetse ukoze n'icyaha, nicyo nshatse kuvuga. Rero uramenye wijya kujya gukora wijya kujya kuririra cyangwa se wijya kuvira amaraso ku muntu utagukomerekeje, ni amakosa kubera yuko uramuhemukiye uriya muntu. Ntabwo uburibwe bwawe nta ruhara abufitemo, n'umubabaro wawe nta ruhara bifitemo. Rero wimugambanira, kuko hari abantu hano, reka kino gisobanure. Uzi ko hari umuntu ushobora kubona mukoranye ibyo bintu azi ngo wamukunze, yes, azi ngo wamukunze akanabyisetingamo gutyo, kumbe uwo muntu we muri kumwe we nta rukundo rumurimo. Sometimes aje kuko aguhungiye nyine kugira ngo yivure uburibwe mu murimo, agukoresheje nk'igikoresho. Hano rero hari umuvumo wikururiye. Kandi mwibuke yuko nababwiye yuko hari abantu baba bafite imivumo ibagendaho y'ibikorwa byabo, kandi ya mivumo ibagendaho niyo yazitiye cyangwa se yabaye inzitizi y'umugisha wabo. Nujya unasenga rero ujye usaba yuko Imana yagukuraho umuvumo w'ibyo wikururiye, mu buryo waba ubizimo cyangwa se waba utabizimo. Kuko erega abantu tujya tugira n'isengesho tuganasenga nabi, ukumva ngo Mana nkiza abarozi. Uzi ko ushobora gusanga ari nawe wiroze. Ni nayo mpamvu ngo nujya ujya no gusenga ntugasabe Imana ko abarozi bapfa, cyangwa se abantu bakwanga bapfa, cyangwa se abantu bakugiriye nabi bapfa, kuko nawe ubwawe ushobora kwigirira nabi. So niyo mpamvu hano nujya usenga dusaba Imana igukureho na ya mivumo y'ibyo wikururiye mu buryo uzi cyangwa se utazi ari muri ibyo ngibyo ndimo mbahamo ingero. Ikindi, irinde gukora imibonano mpuzabitsina mu kugira ngo ukundwe cyangwa se kugira ngo uhabwe agaciro. Abantu mufite ibimenyetso by'igice cy'ukwezi mu kiganza cyangwa se mu rutoki cyangwa se mu rwara rw'urutoki, ntabwo mugombera umuntu uwo ari we wese kuba yabaha agaciro, kuko mwamajije guhabwa agaciro igihe mwahabwaga cyangwa se igihe mwahamagarwaga cyangwa se igihe mwahitwagamo. Tabyita gutyo sinukanye, oya, igihe Imana yabahitagamo, igihe Imana yabahitagamo cyangwa se igihe isanzure ryabahitagamo, mwari mwamajije guhabwa agaciro mugafite muri mwe, ahubwo ntabwo murabasha kugasobanura. Urugero hano ndatanga urugero, ugasanga umwana w'umukobwa cyangwa se umugabo cyangwa se umusore cyangwa se undi wari we wese, umuntu bari mu rukundo aramubwiye ati wampaye. Ndabikoresha muri urwo buryo, ndakeka ntabwo nubahutse cyane mbivuze mu buryo bwa nyandagazi. Ati wampaye, undi nawe akumva yuko kumuha cyangwa se kumwemerera ko baryamana nibyo biri buze gutuma amukunda cyane. My dear, you lie. Hano rero isanzure riratuburira ngo itwararike nimba uzi yuko ufite iki kimenyetso cy'igice cy'ukwezi, irinde gukora imibonano mpuzabitsina nk'uburyo bwo kugira ngo ukundwe cyangwa se uhabwe agaciro cyangwa se ngo wubahwe. Imibonano mpuzabitsina ntabwo ari itanga agaciro cyangwa se ituma ukundwa. Abakobwa babikoze hano murahita munyumva cyane, buriya niyo ukoze ikosa ryo kuryamana n'umuntu hari igihe itakwanga. Prove me wrong muri comment section. Nimba gukoze ku mutima nabwo andika muri comment section umbwire icyo utekereza. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo hano nababwiye yuko Imana iyo iri kureba muri ubwo buryo, wowe umeze nkaho uri kwirwanira, kandi tware muri ubwo buryo umeze nkaho uri kwirwanirira, umeze nkaho uri kwigura. Kandi hano umuntu uteye muri ubu buryo, kuko nayo basobanuye ko hari imbaraga zihora zibagenda, hari ijisho riba ribariho. Nta mpamvu yuko wigura, kuko agaciro wagahawe igihe Imana yaguhitagamo, agaciro wagahawe igihe isanzure ryaguhitagamo. Uri umuntu udasanzwe, ahubwo wowe urimo uritesha agaciro. Ibyo witaye ko biri kuzamura agaciro biri kukakwambura. Niyo mpamvu abenshi hari abaryamana n'abantu ngo kugira ngo babakunde, barangiza bakagira gute, bagahita babanga. So wikwigurisha, ugurishe roho yawe mu bintu by'agahe gato cyane ngo kugira ngo ukundwe. Nta muntu n'umwe wagukunda ngo kubera ko mwaryamanye, kubera yuko Imana igikundiro kigushyizeho already, yagigushyizeho already.
uwo musore mukundana, uwo mukobwa mukundana, uwo mugabo mukundana, uwo mukundana igihe bitaraba approved ngo mujye mu rugo mushakane byemewe Imana ibiha umugisha, nagusaba kuryamana nawe mwime, nabo ugenda gende kuko nubundi uwo ngo ntabwo aba yarakugenewe. Hanyuma rero hari abantu nanone usanga baraheranwe n'intekerezo z'ibyo baba barakoze ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, akumva ngo ni icyaha kikamubera nk'imbata. Satani iki kintu ajya gikoresha, ndagisobanura neza hano. Satani akaza akajya kongorera mu matwi ngo wese wababarirwa ngo na bya bindi wakoze kare. My dear, imbere y'Imana nta bya bindi wakoze kera, nta bya bindi wakoze kare, igihe wabyihanye kandi wizeye ko wababariwe. Satani rero ntakabashuke ngo ababoheshe uwo mugozi wo kumva yuko ngo ntiwababariwe, ngo wakoze icyaha, wakoze amahano, yumve yuko ibyo bintu bigufunga intekerezo, akuheze muri ako kabox. Mwiyambure, iyambure, ikateho iyo migozi y'icyo kintu kibibeshyo n'icyo kinyoma cyo kukumva yuko akwiye kuguherana ngo kuko ngo wakoze ngo icyaha ngo cy'ubusambanyi, ngo ubwo ngo ntabwo ngo uri umuntu muzima, ngo nta gaciro ugifite. Hari abantu bajya babikora gutya akaba yanayahura, akumva yuko n'ibyo kintu yagikoze yari umuntu witwararikaga pe. Satani akaza akamujya mu matwi ati siwe tubeshyaga yuko ibyo bintu utabikoraga, ati none ntiwabikoze, tumumve kubwo nyine byarangiye, iherezo ryawe ryagiye akadomo. Satani akakujya mu matwi ukiyambura ubuzima, ukoze icyaha kabiri. First, icya mbere ntiwakibabariwe, kuko iyo bigeze kuri level yo kumva yuko Satani akikubwira yuko cyaha kikiri urubanza kuri wowe, jya umenya ko utarababarirwa, wihannye nabi. Icyo kintu reka nacyo nyibabwire. Nuba ucyumva ijwi ikiza muri we rikubwira ngo hano wakoze ibi ngibi, ati nawe se rumva wavuga iki imbere y'Imana? Ati wavuga iki se kandi wakoze icyaha? Iryo jwi nuryumva jya umenya ko Satani ari kukudisivinga, ntabwo urababarirwa. Ongera wihane, kandi wihane umara amazi. Rero abantu bajya babikora gutyo, ijwi rikamutesha umutwe pe, akumva yuko nta gaciro gifite, akumva ko nta byarangiye byamurangiriyeho, akiyambura ubuzima. Hano rero ukwiye nabwo uyu mugozi kuwuca, kuko uyu mugozi wo kumva yuko ugifite icyaha kiri muri wowe, ukumva ko ni urukuta ruba ruri hagati yawe n'Imana cyangwa se n'imbaraga zisanzure, kubera yuko ahangaha nta na mwuka wera uba ukuriho. Ni hahandi umugisha wawe nyine uba uri bloke. Rwa rukuta igera ugihari nta n'umugisha wakugeraho. Iki cyaha rero cyangwa se iki kintu mera nkaho ukikuraho, ugikure mu nzira, kuko nutagikura mu nzira kizabloka umugisha wawe cyangwa se kigukerereza kugera ku mugisha wawe. Hanyuma rero aba bantu rero mwahiswemo, reka ndimo ndabyita gute, abantu mwatoranijwe cyangwa se abantu mufite ibimenyetso, kuko nakomeje kuvuga ko muba muri abantu batoranijwe, wituma iri jwi ryongorera riza kukunyaga ibyawe cyangwa se rikuriganya, kubera ko bene iri jwi ni umujura uza bucece kandi akaza akakwiba ibintu by'agaciro utatekerezaga yuko byagutwara. Ikindi rero, irinde kuryamana n'umuntu wumva yuko mutari ku rwego rumwe rw'imbaraga mu buryo bw'umwuka, nimbyita gutyo, cyangwa se mutari kuri page cyangwa se mutari mu cyerekezo kimwe cy'imbaraga. Icyo navuga hano ni iki, hari ukuntu umuntu aba afite imbaraga nabyita z'umwijima zimuriho, wowe roho yawe cyangwa se mu buryo bw'umwuka roho yawe iri pure, cyangwa se nta kizinga kiro, cyangwa se irabohotse, imeze neza, iri muri ntuza nziza. Urumva ko umwuka wera ukuri. Rega umwuka wera iyo akuriho urabyumva, uba wumva nawe koko ugenda wemye, ukumva kumva nta cyagukora, ukumva uri untouchable. Ariko iyo watangiye kumva ugifite dute, ufite ibintu by'ubwoba, menya ko kabaye, tangira ahubwo urwane intambara, usubire mu murongo mwiza. Rero bene uyu muntu hari ukuntu wumva nimba hari ibyo ugiye gukorana n'umuntu umeze gutya, ariko ukumva roho yawe hari ukuntu imufitiye ubwoba, ukumva ufite ikintu cy'icyo, ukumva nyine hari ukuntu akuremereye. Erega bino ni ibintu nubwo tuvuga ngo mu buryo bw'umwuka no mu buryo busanzwe no mu buzima busanzwe ubu byiyumvamo, ahubwo abantu benshi ni mu bisobanukirwa. Ukumva umuntu muri kumwe wamutinye, wagize ubwo ukagira ngo wowe watinye ibyo ugiye gukora, ariko nyamara uriya muntu muri kumwe niwe ufite ikibazo.
afite ikibazo nuko ikosa ryo kuryamana na bene uriya muntu aramera nk'ugukamuye mo bya byiza ufite akurekere ibibi bye, ni nko kujugunyira ibikatsi we agasukari yagatwaye, arakunyunyuzamo agasukari akurekere ibikatsi. Irinde rero bene uyu muntu, kuko ikintu akora ni ukugukamura n'ibyiza ufite, nta kintu agusigira. Ni ukuvuga ngo icyo akora wewe agutwara urumuri rwawe akagusigira umwijima. Ibaze rero umwijima iyo wahuye n'umucyo ikiba, niho hahandi utangira kugira confusion cyangwa se ugatangira gucanganyikirwa. Ibi bintu nimba mbeshye abantu byabayeho mu buzima, prove me wrong muri comment section. Nimba kandi nkubwije ukuri, kora subscription nimba ntacyo bigutwaye, kuko ndabizi neza yuko message ntanga hano zizagufasha, zizakugirira akamaro. Rero mwa bantu mwe beza b'Imana, aba bantu mubitondere ndetse munabagendere kure, aho kugira ngo umuntu agusubize hasi, ahubwo afazari wahura n'umuntu ugusubiza hejuru. Simvuze mu guhura mu buryo bw'ibindi kuvuga byo kuryamana n'ibindi, oya. Ikindi ni ugusubiramo icyo nakwita ko nk'umugenzo cyangwa se nk'ingeso iri mu muryango iwanyu. Nimba ivuga muri ubu buryo, ni nka kwa kundi usanga umuntu afite akageso, nimba mu muryango wawe usanga nk'umwe mu babyeyi be cyangwa se abandi bantu bo mu muryango we bafite ingeso y'ubusambanyi cyangwa se yo kugenda fatafata abagore benshi cyangwa se abakobwa benshi, nawe ukihe kugendera muri uwo murongo. Nimba uzi ko ufite bino bimenyetso navuze haruguru mu biganiro natambukije, ibimenyetso by'igice cy'ukwezi mu kiganza cyangwa se mu nzara zawe, jya kure ya bene iyi mico. Ni wowe ukwiriye guca umugozi cyangwa se guca icyo nakwita nka karande imeze ityo yo muri wo mu muryango w'iwanyu. Ni n'umwanda by the way. Ni gute nimba ufite umugore wirirwa ufatafata abandi bagore ku ruhande, ugasanga wagerekeranyije abagore ku ruhande, cyangwa se ufite umukobwa mukundana cyangwa se ufite umuhungu mukundana cyangwa se ufite umugabo cyangwa se ufite umugore, ni ibintu nk'ibyo, ariko umushakiyeho abandi bakunzi. Ni nshatse kuvuga, iki kintu kiri mu kintu cyangiza umugisha cyangwa se imigisha y'abantu. Inzira yawe y'umugisha iragenda ikamera nk'aho ipakiyemo ibyatsi, ku buryo nta na gatonyanga k'umugisha wabona. Iki kintu mugishyire mu mitwe yanyu. Nimba uzi ko wanabikoraga, mesa kamwe, cyo bita kumesa kamwe muzi icyo ari cyo. Fata umuntu umwe, va mu ngeso nk'izo ngizo. Hari abantu bumva ngo iwacu shango ntawe iwacu washatse umugore umwe. Hari abantu bajya avuga iryo jambo ngo ntawe iwacu shango washatse umugore umwe, ngo ntawe iwacu shango wabigenje gutya, ukumva ngo ni legacy. Ubwo ukabifata nka legacy cyangwa se nk'ibigwi by'umuryango, ariko ntabwo uzi icyo uba uri kudiringa nacyo. Uramutse winjiye mu isi y'umwuka, urebe ibintu iyo ngeso yawe itwika uko bingana, umugisha wawe iyo ngeso yawe utwika uko bingana, wakumirwa. Rero wigendera mu kigare ngo ntawe iwacu ngo wagiye guza gutya ngo wagenze kuriya. Sindi iyo ngeso, sindi iyo karande, kuraho uwo muvumo wo kumva yuko wafatafata ibintu byose. Ikindi kintu wakora, being silence, munyihanganira, hari abantu umuntu wari winjiyemo aransakuriza. Hanyuma rero kumva yuko wicira urubanza cyangwa se guhora wicira urubanza, ukumva hari ugaceceka ibintu byakubayeho. Tuvuga urugero, hari wakoze icyaha cy'ubusambanyi, ariko hakariba hari ijwi riguma muri wowe rigucecekesha, ugakomeza wicira urubanza muri wowe. Ni bya bindi bisanga bya bindi navuze kare. Kiriya kintu cyo kwicira urubanza ukumva yuko utababariwe, kiri mu bintu byangiza ndetse bikanabloka imigisha y'abantu mu buryo abantu batazi. Nimba uzi yuko uteye muri ubu buryo, ufite igice cy'ikiganza cyangwa se igice cy'ukwezi mu kiganza cyawe, uyu mugozi wuce. Hari n'ikintu cy'abantu ukumva wifitemo ikintu cy'ubwoba, ugahorana ubwoba, ugahorana ikintu cy'igishyika, ugahorana umutima uhagaze, ugahora wumva yuko nyine bra 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 bra. Iri ni ijwi ry'umwanzi, iri ni ijwi rya Satani riba rishaka kukunyaga ndetse no kukuriganya umugisha wawe. Ngo ntabwo twahawe
ngo umwuka wo kugira ngo tugire ubwoba, ahubwo twahawe umwuka wo kugira ngo tubone imbaraga. Sinzi ahantu uyu murongo wanditse muri nuza muri Bibiliya, muramfasha mukosore nimba nanabivuze nabi mumbabarire, ndetse n'Imana imbabarire, ariko nzi yuko umwuka w'ubwoba si umwuka mwiza ku muntu wizera, si umwuka mwiza ku muntu utegereje umugisha, si umwuka mwiza ku muntu wumva ko Imana igiye kumugirira neza. Ese kuki wumva ufite ubwoba kandi umuremyi wawe wizera ko ashoboye byose? Kuki ugira ubwoba kandi wumva yuko Imana ibikuraho byose kandi yaguteguriye ibyiza? Kuraho umwuka w'ubwoba. Bibaho pe, abantu bajya banabigira, nta n'umuntu utagira icyo kintu, ndabizi. Ukumva urahangayitse, umva urapanitse, waba ufite ikintu uri gukora ukavuga ati si koko nzagishobora, ubu bizagenda neza, isi ibi bintu nzabyishoboza. Kuraho ubwo bwoba, usenga Imana iguhe umwuka w'amahoro n'ituze no kumva yuko wizeye kuzagirirwa neza. Reka mbashimire cyane rero, mu kiganiro gikurikira ndabaza kubehereza ubwino bwose bw'ibintu warya n'ibyo utarya, nimba uzi kuteye gutya. Hanyuma mbashimire cyane wakoze subscription, Imana iguhe umugisha. Ariko ntarasoza, nabasezeranyije kubabwira ikintu wakora nimba uzi yuko hari ukuntu byagenze, wahuye n'umuntu muri ubu buryo navuze bwose haruguru, agukuraho umugisha wawe. Hano nimba ivuga gutya, mujye mubishyira no muri reality mubitekerezeho. Hari umuntu, reka nze mbaho urugero, hari umuntu hari abantu bakorera amafaranga menshi cyane kurusha indaya. Mbite mbaho urugero rwihuse. Indaya ku isi aho zaba ziri hose nibo bantu bakorera amafaranga menshi, kuko nta kintu aba yashoye, nta na renti yishyura, nta hantu wavuga ngo ni inzu y'ubucuruzi akoreramo arayishyura, nta n'imisoro yishyura, kandi nta mafaranga aza gutyo gusa mu buryo nyine ubona agize. Ariko ariya mafaranga nta kamaro abagirira. Ese mwaba muzi impamvu? Kubera ko roho zabo bazigurisha ku bantu benshi. Ni ukuvuga ngo inyenyeri, bariya bantu unamurebye mu buryo bw'umwuka bameze nk'umuntu wapfuye. Mujye munabasengera bariya bantu, kuko mpamya ko hari ababikora atari uko babyishimiye. Njye sinjya nca n'urubanza kuri bariya bantu. Imana ijya ibarengera kandi ijya inabababarira. Ntabwo bariya bakobwa n'abahungu ko ngo byaraje n'ubu abahungu nabo basigaye bigurisha, baba bishimiye icyo kintu. Kuko abenshi hari n'uva kubikora akarira, akumva arababaye, akumva roho ye iraremerewe, akumva hari n'abiyahura kuko aba yumva nyine ibintu abamo atazi ibyo ari byo. Ubundi ubu buzima buzarangira ryari? Mujye mubasabira bariya abantu, mubasengere. Imana yonyine aba ari igenda ibatorore muri utwo tuntu barimo, ibazane ibagirire neza. Rero nirwo rugero nari mbahaye, uburyo icyaha cy'ubusambanyi cyangwa se igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyangiza ubuzima bwa muntu. Nimba uzi rero ko hari ukuntu byagenze, utekereza ko hari umuntu wakwangije muri ubu buryo, ushobora kuba wararyamanye n'umuntu akakwangiza cyangwa se akagukuraho inyenyeri yawe, cyangwa se akayizimya, cyangwa se akayikwiba, reka nkubwire ngo hari uburyo wabikoramo ukikorera deliverance. Message naratanze ari menshi, ushobora gusenga Imana ikakugirira neza. Ushobora gufasha gukora fasting cyangwa se ukiyiriza, ugasaba Imana ko yakubatura, ariko kandi ukanakora cya kintu cyo koga. Rero hari icyo nakwita nka nyuma y'uriya munyu nababwiye wo mu nyanja, hari n'indi ntuza imeze nk'ifu ushyira mu mazi ku bantu baba barakuye imyaku kuri bene abo bantu. Imyaku wajya uvana ku bantu mwaryamanye nabo, hanyuma ukawushyira mu mazi ukawoga, hanyuma ukaba umerewe neza cyane. Hamagara 0788359691 nimba wifuza ko hari ukuntu twagufasha muri ubwo buryo, twaguhereza bene izo product. Reka ngushimire cyane rero wakoze subscription, Imana iguhe umugisha. Hanyuma nawe utarayikora kanda aho ngaho ku mukara, tukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Hanyuma reka duhure muri video ikurikira. Akagaruka, bye. Nari nibagiwe, abantu mufite ikibazo cyo gukora imibonano mpuzabitsina mugatinda, mugakoresha agahe gato, cyangwa se abadamu ugasanga nta ku bintu bijyanye no kwifata neza cyangwa se gufata neza abantu bashakanye mu buryo bwo kubaha ubwo iyo gahunda neza, bakishima bakaryoherwa. Ubwo ndavuga bya bintu by'amavangingo, abantu bataciye imyeyo, ibintu byose. N'abagabo mukoresha igihe gito, ugasanga abagore banyu basigaye bivovota. Hari product zagufasha
gukemura ibyo bibazo, umugabo agakoresha igihe kinini, ndetse n'abantu bakoze ikintu cyo kwikinisha bisubiyemo, abantu mwakoze ikintu cyo kwikinisha ukaba wagira gute wakemura kino kibazo. Hanyuma mbabwire yuko kano kantu nanakibagiwe kansobwe, ingeso yo kwikinisha nayo iri mu bintu bifunga umugisha wa muntu. Munyihangane ko aka kantu nakibagiwe, sinzi ukuntu nkibutse, ariko nakibagiwe, ndakeka mu bintu navuze nakibagiwe. Ingeso yo kwikinisha iri mu bintu bifunga umugisha wa muntu. Umugisha wawe pe ugafinina kwera icyo kintu, kuko niko nabigusobanuriye, hari abadayimoni n'imbaraga z'umwijima zurira kuri kiriya kintu, hanyuma ugasanga neza zirabyangije ibintu byose. Rero nimba uzi ko wakoze icyo kintu cyo kwikinisha, ndetse ari n'ingeso yakubase, navuga ko ari nk'umwuka mubi wanze kukuvaho, nabwo wahamagara tukaguha product zagufasha, ndetse zikanagukuraho n'ingaruka zo kwikinisha. Warikinishije ukoresha igihe gito mu gihe cyo gutera akabariro, nawe wa mudamu ukeneye kugira ubushake, kwivura ama infection ndetse no kugukemura ikibazo cy'amavangingo, hamagara kuri 0788 359 ku muntu uri hanze y'igihugu, ubanza guteranya 250, nibwo iyo nimero uyibona kuri WhatsApp, ndetse ukaba wanyandikira tukavugana, nkakohereza nkoresheje nuza companies zakuriye, hari Posta DHL n'ibindi, hanyuma tukabasha kuba twagerana mu byishifuzo byacu ndetse no mu binezero tumeze neza cyane. Ndagushimiye cyane rero, reka nongere mbashimire, nubwo nakomeje kubashimira kenshi, ariko birakwiriye ko mbashimira kuko kubana nanjye mu kiganiro, kunshyigikira, kumpa subscription, kumpa view uri umuntu umwe cyangwa se views muri benshi, nibyo kubashimira kuko ni mwe banjye, muri abantu b'ingenzi. Niyo ukoze share unkora ikintu gikomeye cyane, ugasharinga aka video kakagera no ku bandi, ubu mfashije kandi nabo kabafasha, ko ntekereza ko iyi message atari mbi ku bantu bose bayibona. Ndagushimiye cyane rero, Imana ikumere umugisha, duhure muri video kurikira, nakagaruka, bye. Umuntu numwe kuri iyi si wahiga Mwarimu Clement. Reka mbabwize ukuri, nari nibagiye kubaha amakuru meza, kuko Mwarimu Clement niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no hanze yarwo ushobora kuba yakwigisha ku bintu bijyanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ubwo ndavuga perimi, ukaba utarata amafaranga watanze, uyishyura rimwe gusa, kandi wishyura ari ukumajije kugira gute kubona perimi yawe. Urumva uyu mugabo ni umuhanga, ariyizeye. Umuntu ukubwira ngo jyewe ndakwigisha, nutabona perimi ntuzanyishyure, urumva uyu mugabo atari umuhanga mw'abantu mwe. Reka mbabwire, kwiga kwa Mwarimu Clement ni gukora booking, kubera ko ntago ajya yakira abanyeshuri benshi bazamugora kugira ngo agenda bigishe igihe gito, cyangwa se abigishe nabi bazatsindwe. Ukora booking akakira abanyeshuri bake mu gihe runaka, warangiza akazabigisha neza, bagatahana perimi insinzi gusa, akakira n'abandi gutyo na gutyo. Kora rero booking ubashe kuza mu b'imbere, uhamagara kuri nimero ye, ngiye kuyishyiraho hasi ku kiganiro, hanyuma cyangwa se ukabasanga aho bakorera ku Nyamirambo hafi na Tapis Rouge, ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara na Nyabugogo. Rero uyu mugabo ni umuhanga cyane, ni inararibonye mu bikorwa bye byo kwigisha gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ni nyambere cyane. Mwarimu Clement, hejuru cyane, hejuru cyane, hejuru cyane. Reka rero tumugane kugira ngo tutakomeza gutsindwa, dukomeza gutanga amafaranga ya buri munsi. Umunsi watanze amafaranga uratsinzwe, ejo ugiye handi uratanze uratsinzwe. Ibi bintu bitesha n'umuntu umutwe akumva aranabihaze. Ariko iyo uvuze uti ngiye ahantu ndi siri neza ko ndi bukorere uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, hanyuma paf umunota umwe nkahita ntahana intsinzi yanjye, nta handi rero aho ngaho ni kwa Mwarimu Clement. Ni Nyamirambo hafi no kuri Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisagara na Nyabugogo, hanyuma ukaba wabagana ugakora booking, nawe ukiga mu b'imbere mu gihe gito cyane, ukabutahanye agapapuro kawe. Nanjye mvuze ngo agapapuro ni agakarita we. Ni muri gahunda ya tunga perimi munyarwanda, nta handi wayisanga, ni kwa Mwarimu Clement niho honyine.